twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo, tariki 12 Werurwe 2026. Dore amasomo ajya kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 7 umurongo wa 23 kugeza ku 28. Uhoraho aravuze ati, abasokuruza banyu nabisabiye gusa ibi bikurikira: nimwumve ijwi ryanjye, nzababera Imana, namwe muzambera umuryango. Mukurikize neza inzira mberetse, bityo muzahirwa. Ariko ntibumvise, ntago bateze amatwi, ahubwo bigenjeje uko bishakiye, maze banangira umutima ku buryo buteye ishozi. Aho bandebye bantera umugongo. Kuva abasokuruza babo bava mu gihugu cya Misiri, sinigeze ntuza kuboherereza buri munsi abagaragu banjye bose b'abahanuzi kugeza na n'ubu. Ariko ntibanyumvise, ntago banteze amatwi, bashingaritse ijosi ryabo, barusha abasokuruza babo ubugome. Ubasobanurira ayo magambo yose, ariko ntibakumve. Urabahamagara, ariko ntibakwitabe. None rero ubabwira uti, dore umuryango utumva Uhoraho Imana yawo, ukanga kwigishwa. Ukuri kwarayotse, ntikukirangwa ku munwa wabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 95. Uyu munsi ntitugundirize umutima wacu, ahubwo twumve ijwi ry'Uhoraho. Nimuze tuvugirize impundu Uhoraho, turirimbe urutare rudukiza. Tumuhinguke imbere tumurata, tumuririmbire ibisingizo. Nimwinjire duhine umugongo twuname, dutere ivi imbere y'Uhoraho waturemye, kuko we ari Imana yacu, naho twe tukaba imbaga yo mu rwuri rwe, n'ubushyo buragiwe n'ikiganza cye. Yaba uyu munsi mwakundaga mu kumva ijwi rye, ntimugundirize umutima wanyu nk'imeriba, nko ku munsi w'imasa mu butayu, aho abasokuruza banyu banyinjaga, aho bangeragerezaga. Uyu munsi ntitugundirize umutima wacu, ahubwo twumve ijwi ry'Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Umwami Ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 11 umurongo wa 14 kugeza ku 23. Muri icyo gihe Yezu yariho yirukana roho mbi yari yagize umuntu ikiragi. Roho mbi imaze kumuvamo, ikiragi kiravuga, abantu bose baratangara. Yakora bamwe muri bo baravuga bati, Berizebuli umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Naho abandi bamusaba ikimenyetso kivuye mu ijuru bamwinja. Yezu amenya ibyo batekereza, arababwira ati, ingoma yose yibyayemwo amahari irarimbuka, n'amazu yayo yose akagwirirana. Niba rero Seki yibyayemwo amahari, ingoma yayo izakomera ite, ko muvuga ngo roho mbi nzirukanisha Berizebuli? Niba ari Berizebuli nirukanisha roho mbi, abana banyu bo bazirukanisha nde? Nibo rero bazababera abacamanza. Ariko niba ari urutoki rw'Imana nirukanisha roho mbi, nuko ingoma y'Imana yabagezemo. Iyo umuntu w'umunyamaboko kandi ufite intwaro arinze urugo rwe, ibyo biba amahoro. Ariko iyo haje umurusha amaboko akamutsinda, akamwambura intwaro yari yiringiye, amunyaga ibye akabigaba. Utari kumwe nanjye abandwanya, n'utarunda hamwe nanjye abanyanyagiza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Akenshi ari ubwo tuba twahindanye kubera ibyaha, ariko Nyagasani tambukitse ijambo rye, yongera gutwibutsa ko tugomba guhinduka, tukamutunganira buri munsi. Mu buzima busanzwe, nta muntu n'umwe utifuza ko yashimwa. Iyo hagize ukunenga, agakunegura, ukabimenya, ko biri kose birakubabaza bikanakurya. Twese abantu bituriho. Ariko turaza kubona muri ano masomo ko niyo bakuvuga nabi, bakagukora nabi, icy'ingenzi ni uko umutima wawe uri kumwe n'Imana, nuko uri kumwe n'Imana. Amasomo twateguriwe uno munsi aratwibutsa ko ineza itagezima. Nayo mvugo igira iti, inabi iraguherekeza, ineza ikagutanga imbere. Nawe rero wongere urebe ibyiza byose wakoze. Uraza gusanga hari n'igihe ushobora no kuzaba kuri ino si utarabona ingororano, utarabona inyiturano. Ariko se bishatse kuvuga ko utabikoze? Warabikoze, ahubwo nk'uko igisibo kibidushishikariza, kumenywa n'Imana,
Imana iri mu ijuru akaba ari imenya ibyacu. Ineza ntizima. Tumaze kumva isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, aho umuhanuzi yongera kwibutsa umuryango w'Imana kuri kugendera mu kinyoma, ko wagomeye Imana, ko bongeye gusabwa kugarukira Imana. Ryasezerano bafitanye n'Imana ko bagomba kubera Imana umuryango mwiza, nk'uko Imana nayo babereye Imana nyine Imana nziza. Muzambere umuryango mwiza, nanjye nzababera Imana. Ngira itegeko tugenderaho, ngira ibwiriza tugenderaho byuko tugomba gukora neza buri gihe, nk'uko Imana ihora idukora neza. Akenshi iyo duhuye n'ibibazo turateshuka, akenshi iyo duhuye n'ibigeragezo turakwepa, tujya mu kibi, tukirengagiza Imana, tukajya mu kinyoma. Nyagasani arasaba kugira ngo umutima wawe wongere umurangamire. Nantero muri Zaburi no munsi ati, uyu munsi ntimugundize umutima wanyu, ahubwo twumvijwe iry'Uhoraho, Uhoraho Imana yacu. Amen, amen, amen. Ivanjiri no munsi ije itwereka uwakoze neza, Yezu wakijije, ariko uko akiza bakarushaho kumubonamo ahubwo nanjye kuvuga nk'umwicanyi, nk'umurozi. Kumvise igitangaza yaramaze gukora, kwirukana roho mbi. Wari yagize umuntu ikiragi, ngo roho mbi imaze kumuvamo aravuga, arakira. Twumva ibintu bitatu byahakurikiye. Abambere baratangaye, bishoboke ko babyishimiye. Abakabiri bamwe muri bo bati, ni Belizebuli mutware roho mbi niyo yirukanisha roho mbi. Urumva icyo gisebo? Hanyuma aba gatatu bo ati, duhe ikimenyetso kivuye mu ijuru, kuko nangira uko gushidikanya ku bimenyetso by'Imana. Hari bamwe bemera Yezu Kristo, hari abandi bashidikanya, hari abandi bakomeje kunangira. Ngubu ubuyoboke bwacu, bamwe nibyo koko bashobora kugira intege mu kwemera, abandi bagapinga iby'Imana, abandi bagashakisha kunangira bya burundu kugira ngo basebye Yezu Kristo. Namwe murabyumva, ubwabyo iki gikorwa ni cyiza. None guki Yezu bamuhinduye Belizebuli, ngo akona Belizebuli umutware roho mbi? Aya ni amayeri ya shitani. Buri gihe shitani yereka abantu ko bari kumwe, yagera hirya ikaguta mu rwobo ikigarukira. Hari inshinga zikunze gutondagurwa kwa Sekibi, anazo Nyagasani twibukije uno munsi. Inshinga bita disperse, gutatanya. Shitani cye ni ugucamo abantu igikuba. Uko tumuzi bamwita nanone mu Gifaransa diviseur, mu Kigereki diabolos, bikavuga ngo utambuka hagati y'ibintu byari bibiri, agatambuka kimwe akijugunya hirya, ikindi hino, ubundi bakitambuka hagati yemye. Ati, mwambonye sha, mwambonye sha, mwambonye sha. Amaze kujya gute, yasanze muri umwe, none arabateranyije, arabatandukanyije, none itambukiyemo hagati. Diviseur, abaciyemo kabiri. Icyo nicyo gishimisha Sekibi, gutatanya, kujugunya, disperse. Naho inshinga z'Imana ni ukurunda, kunga ubumwe, utarunda hamwe nanjye abandwanya, kurunda hamwe na Kristo. Nawe nanjye uno munsi kongere twibutse ineza ya Kristo, ko Yezu Kristo aturundanya, akadushyira hamwe, akatubumbira hamwe, tukaba bamwe. Iyo neza ya Kristo akenshi niyo tumuhora. Nuko rero aho kugira ngo twunge ubumwe, natwe tugatatana, tukanatana rimwe na rimwe. Ese utondagura inshinga za Sekibi cyangwa utondagura inshinga za Kristo? Uratatanya cyangwa urarunda, kurunda hamwe na Kristo? Ngiye bitangaza dukorera, bamwe baramwemera, abandi bunze ubumwe nyine bagasenga, bakajya mu kiliziya, bakamurangamira, bagahorana umucyo ndetse n'ubutungane buri gihe bwo gushakashaka Imana. Ariko abandi bo baratatanya, abandi bamwita Belizebuli, abandi bakora nk'aho atariho, batatanya ubushyo, abandi bakora nabi. Ikibazo rero turaza kwibaza muri ano masomo, Yezu umwana w'Imana yakoze neza, ariko bararenga, bamugerekaho ibintu byinshi, baramushinja ikinyuranyo neza. Tekereza nawe uri Imana, none bakavuga bati uri Sekibi, wowe byagushimisha? Nguko Yezu Kristo adacika intege n'abantu bamusebya bamuvuga nabi. Ntabwo urugendo turimo tugana kuri Pasika, tuzibutswa ko Yezu Kristo bamuciriyeho, baramunyega, baramusebya, ariko ntibyamubuje kujya ku gikorwa cy'indunduro, kuducungura, kudukiza. Aho niho natwe tugomba kugana. Muri ino si uzakora neza, bamwe bazagushima, abandi bazagushima, ndetse mwe namwe abandi bazagushimuta, bakugirire nabi. Aho se uzakomeza gucika intege? Uzakomere kugera ku ndunduro, kuko ineza ntizima. Muvyeyi, iyi nkuru ufata agatambaro kawe mbere yo kuyumva, ikiniga nikigufata
uze kwihanagura ayo marira maze ubuzima bukomeze. Uko uraza gusanga nawe hari ibijya bikubaho nk'ibi ngibi tugiye kumva muri no nkuru. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umunyeshuri warangije kwiga, ushaka ko arangije kwiga kaminuza, yagiye kureba umujyanama wa roho, amubwira ikibazo afite kimushengura umutima cy'umuntu yanze kubabarira. Nuko umujyanama wa roho amutega amatwi, ngo aramubwira ati ngo ni kwiga mu ishuri rimwe, nibyo ko nubwo ntawe uvuga amababa meza ahari, nari umuhanga, numvaga rwose nakurikira mwarimu neza kandi nkunze ishuri, nkunze na mwarimu wanyigishaga. Nuko umunsi umwe mwarimu aza kuza mu ishuri aduha ikizamini, ubwo buri wese yagomba gutambuka imbere ye akora icyo kizamini, examen orale, ikizamini cyari cyo kuvuga, noneho akaduha amanota. Hari bagenzi banjye batambutse imbere yanjye, nanjye nkurikiyeho, ngeze imbere ya mwarimu atangira gusinzira, ngira ikibazo kiremereye cyane. Ngiye kubona mwarimu mbona aguye hasi. Nuko nkora ibishoboka byose njya kumubyutsa, maze kumubyutsa mwarimu maze gushyika ku ntebe, ubwo nahise nibwira nti mwarimu agiye kungororera bikomeye cyane, ampa amanota akomeye cyane kurenza abandi, ngiye kubona amanota ya mbere. Noneho ubwo bishoboke ko mwarimu ho yari yaje yasinze, kuko wabonaga afite intege nke kandi n'umwuka wabonaga atari guhumura neza. Ubwo rero ndibwira nti uko biri kose mwarimu agiye kumpa amanota ya mbere. Noneho nuko ngiye kubona ndatungurwa, iyo neza nari maze kumugira, maze kumubyutsa, ngiye gutungurwa, mwarimu ako kanya ahita ampa 0%. Arangije agenda abwira abayobozi ko yamfashe ndi gukopera. Hanyuma icya gatatu ati aranankubita kugeza nubwo nguye hasi, ntimubona n'igikomere mfite. Nuko aho mba ndatsinzwe kubera iyo neza nari nakoze. Uzi icyakora ikibazo cya kane, nuko bahise banyirukana. Urumva, umuntu wakopeye, umuntu warwanye, wakubise mwarimu, koko ntabwo nari ngwiriye kuguma muri iryo shuri. Nuko baranyirukana. Nagize ikibazo gikomeye cyane, ndashavura, nshakisha ahantu naza kuri irindi shuri, dore ko bari bamaze kumparabika wese, mbura uwo naregera, n'uwo nakaregeye, n'uwo nagatakiye akaba ari ahubwo uri kuntuka, uwo nagatabaje akaba ari ukuntaba. Nagejeje kwisobanura biranga, nibwo birangiye koko banyirukanye. Bamaze kunyirukana ndatsiragira, ndaseba bikomeye cyane, nyiri igisebo mu bandi, ko natashye ndindwanye, ko natashye ndi igisambo, ko natashye nkopera, ko natashye nakubise mwarimu, ko natashye nsebye. Ngira ikibazo kiremereye cyane. Igihe cyaje kugera ku myaka yishira, naje kubona ishuri rikomeye cyane rutana ririya. Aho ngaho narishimye cyane, yibuze ko hari ikiza naje kubonamo, naje kugororwa bikomeye cyane. Ariko nasigaranye igikomere ko nta muntu n'umwe wigeze amenya ineza nagiriye uriya mwarimu, nubwo nabivuze bakanga kubyumva. Ubwo koko nzakomezanya kiriya gisebo ko numva nuriya mwarimu ntamubabarira. Nuko umujyanama wa roho aramubwira ati ni byiza rwose, ubwo nawe washoboye gutambuka muri iriya shuri, hanyuma ukazabona ishuri ryiza nawe wumva ukunze, ndetse ryakugiriye akamaro rigatuma ukura, ni byiza cyane. Ibyo ni byo gushimwa. Ariko nifuza gukubwira inama 3 uzakurikiza mu buzima imbere y'ineza, ko ineza nyine itagizima. Icya mbere, uzamenye iri tegeko rigira riti risque du métier, ngo uzicwa n'umurimo ukora. Icyo ukora nicyo uzira. Yumvikana, niba ukora nabi ni nacyo uzazira. Niba ugamba nawe uzapfa bakugambaniye. Niba wiba nibyo bizakwica nyine. Ariko niba ukora neza, ukitangira abandi, ugakora neza, ukabyutsa mwarimu, iyo neza nayo niyo uzazira ku bundi buryo nyine. Ngaho nawe uze guhitamo, urashaka kuzazira inabi cyangwa urashaka kuzazira ineza. Wa munyeshuri ati ndashaka kuzazira ineza. Ngaho rero ukomeze, ikiza cyose wakoze ntabwo kizigera kizima. Ngewe n'ingororano waje kubona nyuma, ukajya mu ishuri rikomeye cyane kurenza rya rindi handi wigaga. Iyo niyo nzira nyine nyirizina Imana yarishatse kunyuramo. Ugomba rero kubyishimira, kuko ineza wagize itigeze izima. Icyaka bigomba kwitaho mwana wanjye, nuko igiti cyose cyera imbuto nziza, imbuto nziza iri ruriya rubuto rwiza,
abana ntibahwema kurukubita imijugujugu kugira ngo barusarure barwangize. Ngicyo icyanga umuntu wese ukora neza nuko adahwema guhura n'ibitotezo, ibigeragezo, ibyago, ibisebo, bakamusebya bakamuharabika. Ngiye byakubayeho, bagakwita igisambo, bagakwita umuntu ukopera, indwanyi, kandi wowe cyo wakoraga cyari cyiza, igikorwa cy'amahoro, igikorwa cy'urukundo. Nuko nyine uri imbuto nziza, ugomba kumenya ko utazatana n'imijugujugu, abagukubita, abaguharabika, abagusebya. Ariko se ibyo bizakuraho ya neza yawe? Wa munyeshuri ati oya rwose ntibikabe. Rero ineza ntizima. Icya gatatu nasorezaho mwana wanjye n'amagambo ya Mutagatifu Tereza Ukarikuta. Ubwo yahoraga ashishikariza ababikira be gukora neza, kwitwara neza, amagambo natwe yatumurikira gukora neza utagambiriye inyungu za hano ku isi, utagambiriye ko abandi babibona, utagambiriye ko bagushima. Ibyo nubikora uzagera heza. Buri gihe cyose uzumva uri mu murongo mwiza, ubeho neza kubera ineza yawe, kuko ineza ntizima. Nuko wa mwana arishima cyane, arabohoka, yumva ko arishimye kubera ko ibyo yakoze yumva koko bifite agaciro, kandi ko atari ngombwa ko ari abantu babishima, ahubwo Imana yo mu ijuru. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko natwe tugomba kubohoka. Akenshi duhura n'ibibazo, tugahura n'ibizazane, ibitotezo, ibigeragezo mu kazi dukora, abo duhura nabo, abadusebya, yewe twakoze neza twiyushya kuya, ariko tukaza gutahira ibisebo, tukaza gutahira ikimwaro, abadukubita, abaduhondagura, abatugambanira. Ibikorwa byacu twakoze bamwe bakabihindura amazi, abandi bakayihindura zeru, na nyuma ya zeru Yezu arakora. Ngaho nawe uze kwisuzuma urebe uti ese nzashimishwa nuko abantu babonye neza nakoze, bankomera amashyi, bampe n'impundu, cyangwa nzashimishwa nuko Imana yabibonye ari iri kubyitaho, ari izampemba. Ngiki gisibo ni ugukora ibishimisha Imana, kaba nubwo abantu batabibona, Imana yo yabibonye. Igisibo gishimisha Imana, igisibo gishimisha Imana. Mu gihe abantu bashobora kugushima ejo bakazagushimuta, Imana yo iragushima bikazarangira uyishagaye, ntuzigere ushenguka. Igisibo gishimisha Imana ni ukureka ibikorwa byacu, Imana akaba ari ibimenya. Nawe kimwe na Yezu, kwigana Yezu. Yezu basebeje, Yezu batahwemye guciraho, gusebya, ariko ntibyamuje kugera ku igikorwa cyiza cyo gucungura abantu. Nukora neza abantu ntibabibone, ntugacike intege, komeza inzira watangiye, wicike intege mpaka ugeze ku ndunduro. Nyagasani muri kumwe. Amen, amen, amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.